Umunyamakuru Mutesi Scovia ni umwe mu banyamakuru batangaje, abanyamakuru beza u Rwanda rufite uyu munsi. Ndakeka n'ibikoresho imbuga nkoranyambaga uyu mubyeyi wabo umuzi. Nagiye mbona inkuru zitandukanye kuri YouTube, hamwe bavuga ko Scovia yarashwe, abandi bati Scovia yafunzwe n'ibindi. Ariko ikigaragara ni ya maco y'inda bamwe mu ba YouTube bakoresha kugira ngo babone views nyinshi. Kuko Scovia ni muzima ndetse akomeje akazi ke nk'uko bisanzwe. Ariko bureka gato, kuki Mutesi Scovia adahemaguruka mu mitwe y'inkuru z'ibitangazamakuru bitandukanye? Kuki hari bamwe mu bamutinya se? Ese akuraho imbaraga zo gushaka inkuru niyo byaba bisa nk'aho ari ukwiyahura? Ahubwo se akuraho imbaraga n'umurava byo kubaza ibibazo bikomeye imbere y'abayobozi bakomeye nka nyakubahwa Perezida Paul Kagame? Mutesi Scovia ubundi ni muntu ki? Reka ngure byose utaruzi kuri uyu munyamakuru. Niba utarakora subscribe, reka ngusabe kuyikandaho kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu biganiro bicukumbuye tubagezaho umunsi ku munsi. Njye wumva nitwa Jo12 ngo hayi ikaze. Uyu mubyeyi atangiye akazi ke k'itangazamakuru, bamwe mu bamuba hafi batabyumva neza, ariko babyiyumvamo ntiyacika intege, akomeza kugerageza kugeza kuri ubu aho yabaye ikimenya bose. Scovia yagiye agaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga mu mashusho atandukanye, yagiye ajya hanze akora ubusesenguzi muri politiki ndetse no mu zindi nzego zigiye zitandukanye, abinyujije mu bitangazamakuru bitandukanye harimo channel ya YouTube nka Agasabo na Mutesi Scovia n'ibindi. Mu minsi yatambutse, inkuru yari imaze iminsi igaruka ku mitwe y'ibitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru y'uko Abantu yateye intambwe idasanzwe igafata umujyi wa Goma, ari nawo murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Niba warakurikiye amakuru ajyanye n'iyi ntambara, nta gushidikanya wakurikiye inkuru zatangazwa n'uyu munyamakuru udasanzwe, dore ko yabaga yibereye kuri tele cyangwa se aho bibera, ndetse agatangaza akantu ku kandi. Nk'ubu afite video yakoze ari i Rubavu hafi y'umupaka neza, yarebwe n'abarenga miliyoni 2 mu minsi itagera kuri 3 gusa. Si ubwa mbere Mutesi Scovia akora ibisa nko gufata risk akajya hafi neza y'abera imirwano kugira ngo atugezeho amakuru atariho ivumbi. Kuko murabyibuka no mu bihe byashize aho yajyaga Abantu yabaga iri kurwana, ndetse n'igihe yajyaga muri Mozambique aho ingabo z'u Rwanda zari mu butumwa bwo kugarura amahoro. Nk'umunyamakuru ukomeye kandi ukora ibintu by'ikinyamwuga, ku wa 15 Ugushyingo muri 2024, Mutesi Scovia yatorewe kuba umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC, asimbuye Kirofasi Barore wayiyoboraga kuva mu Kuboza 2016. Mutesi washinze ikinyamakuru Agasabo yari umukandida rukumbi kuko Rwanyange wa Panorama nk'umuntu azi neza kuko bakoranye kandi akaba ari umugore ushoboye. Abayobozi b'inama y'ubutegetsi batuye muri 7 bayigize, barimo 4 babanje gutorwa, barimo Rwanyange wagize amajwi 37, Philibert Ginema w'igihe wagize amajwi 50, Mutesi Scovia wagize amajwi 80 na Nyirarukundo wagize amajwi 31. Muri rusange 4 mu bagize inama y'ubutegetsi nshya ya RMC batuwe n'abanyamakuru 142, buri wese atora umukandida w'umugabo n'uw'umugore hashingiye ku ihame ry'uburinganire mu miyoborere y'umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Barore wasimbuye kuri uyu mwanya yashimye bagenzi be bakoranye mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye, ariko abagize inama y'ubutegetsi bakoranye ubwitange, ubunyangamugayo. Ahamya ko we na bagenzi be basize kuri RMC ifitiwe icyizere n'abanyamakuru ndetse n'abaturage kubera ko bayiyambaza. Yaboneyeho gusaba abagize inama y'ubutegetsi cyo gukora neza, asaba n'abanyamakuru kwigirira icyizere. Mutesi yavuze ko atewe ishema no kuyobora abanyamakuru bagenzi be. Yavuze ko ari abahanga, bashishoza kandi baharanira uburenganzira bwabo, ndetse basaba gukomeza iyi migirire. Umuyobozi mukuru w'inama y'ubutegetsi cya RMC yasabye abanyamakuru kumufasha guteza imbere umwuga w'itangazamakuru, agira ati uruhare rwanyu niyo tsinzi yanjye kandi niyo tsinzi yacu. Yatangaje ko atazahindura akazi ke kuko azakomeza gukora nk'umunyamakuru. Abangikanye inshingano n'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi, asaba abayobozi b'ibinyamakuru kumufasha no kunoza kurushaho uyu mwuga. Ariko se mu by'ukuri uyu mugore wagizwe umuyobozi mukuru w'inama y'ubutegetsi y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC ni muntu ki? Muri iki kiganiro uraza gusobanukirwa ibigwi by'umunyamakuru udakunze kuvugwaho rumwe na benshi, bakunze kuvuga ko agira amahane cyane bigatuma bamwita igishegabo n'andi mazina menshi. Muri The Inside y'uyu munsi ngiye kubwira akantu ku kandi ku Mutesi Scovia, ubwira uburyo yisanze mu mwuga w'itangazamakuru ndetse n'ahakura imbaraga zo gukomeza gukora ibikorwa by'indashyikirwa. Nkubwire ku buzima bwe busanzwe. Nunkurikira neza, inkuru ya Scovia irakwigisha isomo rikomeye uzahora uzirikana mu buzima.
amazina yiswe n'ababyeyi ni Mutesi Scovia. Yavutse mu 1986, avukira mu gihugu cya Uganda, aho umuryango we wari warahungiye. Akiva mu buhungiro n'umuryango we batuye mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, kuri ubu akaba abarizwa mu mujyi wa Kigali. Scovia ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko yavukiye mu buzima bugoye nyuma yo kubura umubyeyi w'umubyara ari we mama we. Yavuze ko yitabye Imana akiri muto cyane ku buryo atibuka n'isura ye barebana amaso ku maso. Kuva ubwo papa we niwe wahise ufata inshingano zose z'urugo maze abitaho we n'abavandimwe be. Iki nicyo gituma uzakunda kumva uyu mugore avuga ko akunda papa we cyane kuko ngo yamubera urugero rwiza. Ibi kandi ngo nibyo byatumye akura yumva ko nta murimo n'umwe umugabo yakora batakora uretse gutera inda byonyine. Kuri ubu Scovia ni umugore w'umugabo umwe n'abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Scovia tumuzi nk'umunyamakuru ukomeye cyane hano mu Rwanda. Umunyamakuru utagira uwo atinya cyangwa se ngo agire icyo atinya kuvuga. Ubwo avuga ko atinya gukora icyaha ndetse n'igisa nacyo, ndetse agatinya n'amategeko aho ava akagera. Akaba azwiho gusesengura byimbitse inkuru zitandukanye, haba mu miyoborere, ubukungu, ubutabera ndetse n'izindi nkuru zinyuranye. Uyu mugore yavuga ku rugendo rwo rw'itangazamakuru yemeza ko Rwanyange wari umunyamakuru w'igihe ariwe wamushyizemo imbaraga atangira gukora hari mu mwaka wa 2011. Ikindi kandi ngo ni nawe wamwigishije uko bategura inkuru. Avuga ko umunyamakuru-kazi yafatiragaho urugero mu gutegura no kuyobora ibiganiro bikomeye n'abayobozi ari Solange ya none wo kuri Radio Sango Star. Nubwo akunda umwuga w'itangazamakuru, Mutesi avuga ko akora ibishoboka byose akarinda abo mu muryango we kuko asanga ntawe ritinya uwo yaba ari we wese. Mutesi ati, ubuzima bwanjye bwite, umuryango mvukamo, uwo nashatsemo n'abantu bari hanze y'akazi nkora, mbarinda itangazamakuru n'ibisa naryo kubera ko ntabwo rigira uwo byubaha n'uwo bitinya. Iyo abantu baza babandi tubona ku mbuga nkoranyambaga wenda ukabona barimo baratuka Scovia, ngiye ku rwego ndiho nshobora kubyakira. Ibirenze umurongo nkaba nayebaza amategeko kugira ngo abimbarize. Mutesi akomeza agira ati, ariko kuba umuntu avuga ko ndi mubi uko ngaragara hari igihe papa wanjye atabikunda, noneho bakajya no gushaka ifoto ya papa wanjye bati dore barasa. Icyo gihe mbaye naravuze amazina ya data nkamushyira hanze, mu by'ukuri naba naragize uruhare rwo gutuma umuntu runaka asuzugura umubyeyi wanjye, umugabo wanjye, abana banjye cyangwa amabukwe n'abandi. Mutesi yavuze ko ariyo mpamvu yinda kuvugira mu itangazamakuru imyirondoro yose uko yakabaye. Akomeza ati, niyo mpamvu nari bujye kuvuga ngo nitwa runaka, mwene runaka, navutse nya, nkuranya. Gusa uko biri kose icyo nababwira, narezwe nk'uko abandi bana bakura mu muryango, nubwo twagize ibyago tukavukira mu buhungiro. Uyu munyamakuru-kazi Mutesi Scovia aherutse gusezera kimwe mu bitangazamakuru yakoreraga, akaba cyamenyekanyeho cyane aricyo B&B Kigali FM. Mu butumwa B&B Kigali FM yanyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo yagize iti, tugushimiye ubwitange, umurava, ubunyamwuga wagaragaje mu kazi kawe, amahirwe muri byose. Umwe mu bakunzi ba Scovia yabonye ayo makuru maze yifashishije urubuga rwe rwa X amubaza aho agiye kwerekeza. Scovia amuga ko agiye gukomeza ku kinyamakuru cye mu rwa Gasabo n'ubundi yasanga akoraho. Uyu mubyeyi yanahawe ibihembo bitandukanye kandi bikomeye, haba ibya hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mu kwezi kwa Kanama 2024 yahawe igihembo gikomeye cyo ku rwego rwa Afurika gitangwa n'umuryango witwa Mayor King's Agency Group. Yagihaye nk'umwe mu bagore b'Abanyafurika bafite ibikorwa by'indashyikirwa bagezeho. Ni ibihembo byitwa Africa Women Achievers Award byatanzwe na Mayor King's Agency Group, isanzwe ihemba Abanyafurika b'ingeri zinyuranye. Byatangiwe i Kigali ku mugoroba w'itariki ya 10 Kanama 2024. Bihabwa abantu 100 bo muri Afurika, harimo abagore 99 bateye intambwe ifitiye akamaro umuryango mugari, n'umugabo umwe washyigikiye ihame ry'uburinganire rizwi nka hifashe. Muri abo bantu 100 bahawe ibihembo harimo Abanyarwandakazi 36 bo mu ngeri zitandukanye bafite aho bageze, ndetse ibi bihembo bikaba ari ubwa mbere byatanzwe muri Afurika. None se reka nkubaze, umaze kumva ubuzima bwa Scovia, uburyo ari umugore ugiye intego mu buzima ndetse akamenya no guhanira buri kintu cyose yemeje kugeraho mu buzima, iki wamwigiraho? Ahubwo se wumvise uburyo azi gutandukanya ubuzima bwe busanzwe n'ubuzima bw'akazi, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga? Ibisabye nta somo wabikuraho? Duha igitekerezo cyawe muri comment. Njye wumvaga Jojo 12 ushimira ko wabanye natwe, Imana ikurinde.